Niba uzi ko ufite umuntu ukunda cyangwa se wigeze gukundaho, egera hano gato nkubwire. Abantu benshi bibwira yuko experience y'urukundo cyangwa se uko urushaho kugenda ukundana n'abantu, uko ujya urushaho kugenda ubona experience y'urukundo. Muri make kumenya gukundana ni uko waba warakundanyeho n'abantu ukababazwa, ukagira ibyo ubigiramo. Yego nabyo birashoboka. Hari n'abandi batekereza yuko za filimi tureba, twa tunyakoreya tw'urukundo, twa dufilimi two muri Amerika tw'urukundo, ari two tutwigisha urukundo rwa nyarwo. Ariko ntabwo ari byo. Ukuri kwa nyako k'uburyo ushobora kumenya gukunda ni uku nguku. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Nabyiyumviye ahantu heza twashobora kwigira gukunda ni ukurebera ku Mana, kuko Imana niyo yabanje kudukunda itanga umwana wayo w'ikinege aradupfira. Ese wari wakunda umuntu ku rwego ugeze aho wamupfira? Sinzi n'ibyo bintu birabaho, ariko njyewe nzi umuntu wabikoze. Uwo nta wundi ni Yesu Kristo, wemeye kuza akadupfira nta kindi kintu arebeyeho, atari uko hari icyo ari inyungu twari tumufitiye, atari uko hari icyo yadushakagaho, abikora gusa kuko yadukundaga. Uko natwe tuhera ko turamukunda. Niba utarashobora kumainteninga urukundo rwawe n'Imana, bizakugora ariko washobora kumenya gukundana n'umuntu mu buzima busanzwe. Mbere yo kujya mu rukundo n'undi muntu, banza umenye neza niba urukundo rwawe n'Imana rumeze neza. Imana niyo izakugira inama mu gihe bitameze neza mu rukundo rwawe. Imana niyo yonyine izagukunda abantu bose bakwanze. Imana niyo itagikwanga nubwo wayihemukira inshuro ijana. Gusa utigiye ku Mana niyo handi wakigira gukunda. Mbere yo kujya mu rukundo, banza umenye neza niba umubano wawe n'Imana cyangwa se urukundo rwawe n'Imana rumeze neza. Nubona rumeze neza ijana ku ijana, ubone ujye gukundana sasa umuntu, ubikuye ku masomo wigiye mu rukundo rwawe n'Imana. Ahandi hantu wizewe kwigira gukunda uretse kwigira ku Mana. Shalom.